Fosifore, umunyungugu w'ingenzi mu mikorere y'umubiri. Fosifore ni umunyungugu uza ku mwanya wa kabiri mu myunyungugu umubiri wacu ukenera kugira ngo tugire amagara mazima, kuko calcium niwo munyungugu uza ku mwanya wa mbere mu myunyungugu umubiri wacu ukenera kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Umubiri wa muntu buri munsi tuba tugomba byibuze gufata amagarama 800 y'umunyungugu wa fosifore. Akamaro ka fosifore mu mubiri ni uko uyu munyungugu ufatanyije na calcium nk'uko twabibonye biha amagufa gukomera no kugira ingufu. Akamaro ka fosifore mu mubiri ni uko uyu munyungugu ufatanyije na calcium nk'uko twabibonye biha amenyo gukomera no kugira ingufu. Umwihariko wa fosifore na calcium zombi icyarimwe ni uko hafi ya 80% byazo bibikwa mu magufa no mu menyo ya muntu. Akamaro ka fosifore mu mubiri ni uko uyu munyungugu unafasha mu mikorere y'umubiri ya buri munsi wose. Akamaro ka fosifore mu mubiri ni uko uyu munyungugu utuma insoro zitukura zibasha gutwara neza oxygene mu mitsi. Akamaro ka fosifore mu mubiri ni uko uyu munyungugu ufasha izindi nsoro mu mikorere yazo mu mubiri. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ingaruka ziba ku mubiri wa muntu mu gihe fosifore ibaye nkeya. Mu buzima bwa muntu ndetse n'imikorere ya muntu, fosifore ibaye nkeya mu mubiri bigira ingaruka ku magufa akorohera ndetse no mu ngingo hakajya haguhekenya. Reka tubibutse ko uku korohera kw'amagufa biba byatuma yavunika mu buryo bworoshye igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi kidasanzwe ni uko iyo uyu munyungugu wa fosifore ubaye mukeya mu mubiri byongera ubwinshi bw'isohoka mu nkari. Reka tubasabe kuzirikana ko kimwe mu bimenyetso nyamukuru cyo kubura umunyungugu wa fosifore mu mubiri ni ukugabanuka k'ubwenge. Reka tubasabe nanone kuzirikana ko kimwe mu bimenyetso nyamukuru cyo kubura umunyungugu wa fosifore mu mubiri ni ukudakora neza kw'imikaya cyangwa muscles. Reka tubasabe nanone kuzirikana ko kimwe mu bimenyetso nyamukuru cyo kubura umunyungugu wa fosifore mu mubiri ni ugucika intege bitewe n'amagufa adakomeye. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe ingaruka ziba ku mubiri wa muntu mu gihe fosifore ibaye nyinshi. Mu buzima bwa buri munsi ndetse n'imibereho ya muntu, ingaruka z'uko umunyungugu wa fosifore wabaye mwinshi akenshi ibi bikunze kuba ku bantu bafata inyongera zirimo iyi fosifore. Iyo umunyungugu wa fosifore ubaye mwinshi bituma umubiri usohora calcium nyinshi, bityo igipimo cya calcium mu mubiri kikagabanuka, bityo nanone mwirinde ko yaba nyinshi mu mubiri. Iyo umunyungugu wa fosifore wabaye mwinshi, kubivura nta kundi uretse kugabanya cyangwa kureka kurya ibiribwa ikungahayemo, bityo iyo mu mubiri ikabona uko igenda igabanukamo gahoro gahoro. Ese noneho ni ibihe biribwa bikungahaye kuri uyu munyungugu wa fosifore umuntu ashobora kuyisangamo? Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi, byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga amata n'ibiyakomokaho. Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi, byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga amafi.
Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga imbuto nk'iza sinapi. Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga ibihwagari. Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga ubunyobwa. Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga amagi. Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga imbuto zikiri inshyashya. Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga karoti. Fosifore tuyisanga mu byo kurya byinshi byaba ibikomoka ku matungo cyangwa ku bimera, twavuga soya n'ibizikomokaho. Reka tukwibutse ko ushobora kongera kumva iki kiganiro kugira ngo urusheho gusobanukirwa birushijeho ibi tumaze kubaganirizaho kandi bikakugirira umumaro. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse nizindi twagajejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.